Akato k'umukristo ni iki? Akato k'umukristo ni ikigeragezo. Akato k'umukristo ni urugamba rwana. Ikigeragezo ni urugamba. Arangije bigeze nimugoroba ku kirengarenga, reka nkubwire ngo ku kirengarenga Aburahamu arasinzira. Birashoboka ko ku kirengarenga wananirwa kandi wari umukristo. Korali Betania ifite indirimbo ivuga ngo iherezo ry'umuntu cyangwa se iherezo ry'ikintu riruta itangira ryacyo. Reka nkubwire ngo Bibiliya yibivuga neza avuga ngo imirimo ya mbere izahabwa agaciro n'imirimo wakoze nyuma. Nutajyana n'abandi mu masengesho, nutajyana n'abandi mu kwizera, ugakomeza kuba wenyine, ugakomeza kuba muri ako kato kazakwica. Mwiriwe, nitwa Nizeyimana Eric, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana babiri, nsengera mu itorero rya Pentecote ADPR y'u Rwanda, itorero rya Betania, paruwasi ya Mbuga Ngari, ururembo rwa Rubavu. Imana ishimwe, ndi umunyamasengesho kandi ndashima Imana ko yabimpaye. Uyu munsi rero mbazaniye icyigisho kivuga ngo akato si iherezo ry'ubuzima bwawe. Reka tubanze dusenga Imana, niturangiza dukomeze twumve akato ni iki, mbese umuntu agira mu kato bigenze bite. Mana yacu ndagushimye, uri Imana igira neza, ngushimiye kuri Imana yumva gusenga, ngushimiye kuri Imana itabara, ngushimiye kuri Imana iruhura, ngushimiye kuri Imana ibohora. Nushimwe kandi nuhabwe icyubahiro kuko uri umunyembabazi. Waraturinze muri iyi minsi itambutse kandi twizeye yuko ugiye no gukomeza kuturinda. Reka iri jambo tugiye kuganira muri aka kanya rize gufasha imitima ya benshi kandi rize kubaka benshi kubw'imbaraga z'umwuka wawe wera ugiye kuriherekeza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva. Reka mbabwire ngo iki gitabo cyitwa Bibiliya ni ijambo inzu y'ibitabo. Mu Kigiriki bavuga Biblos, mu Gifaransa ni librori, mu Kinyarwanda twayise Bibiliya ariko ni inkoranyamagambo y'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusoma rero igitabo cya kabiri cy'ibi bitabo kiri muri iyi Bibiliya cyitwa igitabo cya Mose, cyitwa Kuva. Muri Bibiliya ntagatifu cyitwa iyimuka Misiri. Muri Bibiliya yera cyitwa Kuva, kuvayo. Byumvikane ko ni kuvaho wari uri ukajya ahandi. Iyimuka Misiri ni ukwimuka kuva mu Misiri ujyamo ahandi. Ku Bisiraheli bavuye mu Misiri bajya mu gihugu cy'isezerano aricyo Kanani. Iki gitabo cya kabiri tugiye gusoma cyitwa Kuva kiragaragaza imirimo y'Imana. Nababwiye ko nabazaniye intego y'ijambo ivuga ngo nta kato katagira iherezo. Mu yandi magambo y'Ikinyarwanda cy'ubu, nta kigeragezo kitagera kuri iherezo. Igice cya kabiri dusoma umurongo wa 3 ndetse n'uwa 4. Dusome mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Haravuga ngo ananiwe guhora muhisha, amubohera akato gapfundikiye mu ntamyi, agasiga ibumba n'ubushishi, ashyiramo uwo mwana, agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Umurongo wa 4, mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho. Imana ishimwe. Imana ishimwe kumvisha iri jambo. Nababwiye ngo nabazana ijambo rivuga ngo akato siryo herezo. Mu kiganiro cyabanjije nababwiye ijambo rivuga ngo aho Yesu ageze ibintu birahinduka. Uyu munsi nakuzana ijambo rivuga ngo akato siryo herezo. Niba ibintu byarahindutse kwa Lazaro, reka nkubwire ngo akato ka Mose nako karahindutse.
Imana ishimwe cyane. Iki gitabo dusomye kivuze ku muntu wananiwe guhora ahisha. Icya kabiri cyangwa se iri jambo dusomye rivuze kuboha akato, rigaragaje n'ibyo yakaboshyemo ari izo ntamyi, cyangwa se mu kinyarwanda cya kera intamyi ni ibyatsi byo mu kibaya byabaga biri ahantu hafi n'urufunzo. Mose rero dusomye iri jambo rya Mose, dusomye ahantu havuga ngo hagaragaje icyo yabohesheje ako kato. Amaze gushyiramo umuntu ntiyarekeraho, ajyana ku nkombe z'uruzi. Arangije ntibarekeye aho, batubwiye ko mushiki w'uwo muntu, byumvikane ko umuntu wagiye muri kariya kato ni umuhungu. Mushiki w'uwo muntu arangije ngo aramwitarura, ntiyamwegera, aramwitarura ngo amenye ikintu kiri bumubeho. Reka nkubwire ngo humura, ikigeragezo ufite ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima bwawe. Kuba urwaye ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima bwawe. Birashoboka ko ryaba iherezo, ariko reka nkubwire ngo Imana iri muri njyewe uyu munsi, ubutumwa yampaye ni ukugutangariza ngo icyo kigeragezo cyawe si ryo herezo ry'ubuzima bwawe. Uyu muntu dusomye rero washyizwe mu kato yitwa Mose. Uyu Mose yavutse mu gihe Abisiraheli bari mu Egiputa, mu gihe Abisiraheli bari mu miruho y'umubabaro yo gukubitwa no kurenganywa y'ubucakara mu gihugu cya Egiputa cyayoborwaga n'umuntu witwa Farawo. Uwo mwami yitwaga Farawo wari uyoboye igihugu cya Egiputa. Noneho igihe rero ubwo yari aho ngaho, uyu muhungu dusomye wagiye mu kato niho yavutse. Abisiraheli bari mu Egiputa. Reka mbibutse icyatumye Abisiraheli bajya mu Egiputa. Abisiraheli bagiye mu Egiputa kubera ko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Uwitwa Aburahamu sekuruza wabo yagiye gutamba igitambo ku musozi Moriya. Arangije bigeze nimugoroba ku kirengarenga, reka nkubwire ngo ku kirengarenga Aburahamu arasinzira. Birashoboka ko ku kirengarenga wananirwa kandi wari umukristo. Korali Betaniya ifite indirimbo ivuga ngo iherezo ry'umuntu cyangwa se iherezo ry'ikintu riruta itangira ryacyo. Reka nkubwire ngo Bibiliya yibivuga neza, avuga ngo imirimo ya mbere izahabwa agaciro n'imirimo wakoze nyuma. Mose rero mama we aramubyara, amaze kumubyara bari muri icyo gihugu cy'uburetwa cyangwa se mu mirimo y'umubabaro. Arangije ngo amuhisha mu kato, amushyira mu kato, arangije aragapfundikira. Amaze kugapfundikira akajyana ku ntambyi ku nkombe z'uruzi. Reka nkubwire ngo mushiki wa Mose yari ari hariya kugira ngo amenye ikintu kiri bumubeho. Mose ajya mu kato Mose ajya mu kato nta ruhara bigizemo, ari uruhinja. Akato k'umukristo ni iki? Akato k'umukristo ni ikigeragezo. Akato k'umukristo ni urugamba rwana. Ikigeragezo ni urugamba, kandi umukristo agomba kuba umukristo kuko akora nk'ibyo Kristo yakoze. Impamvu abantu bitwa abakristo byahereye muri Antiyokiya, ubwo abantu babonaga imirimo intumwa zari ziri gukora. Barabaza ngo mbese bariya ko bakora neza byagenze bite? Bamwe baragana baravuga, bumviye amakuru yuko iyo mirimo bari gukora basize bayisigaranye ariko yari ya Kristo. Bayisigaranye ari ya Kristo. Abakristo bahita bavuga bati mbese bariya ni abakristo. Nuhangwa w'umukristo byatangiriye. Imana ishimwe rero ko byagiye bigenda gutyo, ariko Imana ikakomeza kubana natwe. Reka nkubwire ngo nubwo ufite ikigeragezo ariko ntabwo ari cyo herezo. Reka nkubwire ngo ushobora kuba ufite ikigeragezo uyu munsi wa none kitakwemerera kwiyaganya cyangwa se kwisanzura, ariko reka nkubwire ngo Imana yambwiye ngo yohereje umukobwa wa Farawo kugira ngo aze kugukura muri ako kato. Imana yohereje imbaraga zayo, yohereje marayika wayo kugira ngo aze kugukura muri ako kato. Mose yavuye mu kato akuwemo n'umukobwa wa Farawo, ajya kurerwa
na mama wa Mose. Reka nere kuvuga inkuru nyinshi kubera ko ibyinshi murabizi, hari n'utabizi nzabivugaho ku kiganiro cy'ubutaha. Ariko Mose yabaye mu kato, nta ruhara bigizemo, nta n'ubushake yabigizemo. Cyabikoze hari utwato twinshi. Yobu yagiye mu kigeragezo, nta ruhare yabigizemo. Ariko reka nkubwire, witwa Dawidi yagiye mu kigeragezo cyo kwinkota izahora mu rugo rwe bitewe nuko yarongoye muka Uriya, umugore wa Uriya. Imana irebye irababara, imaze kubabara iramubwira ngo wakoze icyaha cya mbere cyo gusambana, icya kabiri ugerekaho kwicisha Uriya. Imana ihita imushyira mu kato k'inkota. Ariko Imana yamubwira ngo ndakubabariye, ariko mu rugo rwawe hazahoramo inkota. Icyo ni kigeragezo Dawidi yagize cy'uburangare kimuzaho kubera ko atajyanye n'abandi ku rugamba. Reka nkubwire ngo nutajyana n'abandi ku rugamba, nutajyana n'abandi mu masengesho, nutajyana n'abandi mu kwizera, ugakomeza kuba wenyine, ugakomeza kuba muri ako kato kazakwica. Ariko nubana n'Imana, ako kato uzakavamo neza. Reka nkubwire ngo umukobwa wa Farawo abura icyo agira ibyunzwe, Imana imubuza amahoro, aramanuka ajya kwiyuhagira mu biziba by'uruzi cyangwa se mu ruzi, ajya kuri urwo ruzi. Nyamara kwa Farawo ntago hari habuze pisine. Bibiliya ntago ivuga pisine ko zari zihari, ariko ntekereza ko ibwami haba hari byose, ntago byari bibuze. Ariko arangije aramanuka ajya kwiyuhagira ku nkombe z'uruzi kugira ngo akize umuntu Imana ifiteho umugambi. Reka nkubwire ngo nubwo uri mu kigeragezo, ariko Imana igufiteho umugambi. Reka nkubwire ngo nubwo uri mu bibazo, ariko Imana igufiteho umugambi. Imana ishimwe cyane. Reka dusenga Imana. Mana yacu ndagushimye, uri Imana igira neza. Ngushimiye kuri Imana yumva gusenga, ngushimiye kuri Imana itabara, ngushimiye kuri Imana iruhura, ngushimiye kuri Imana ibohora. Nushimwe kandi nuhabwe icyubahiro kuko uri umunyembabazi. Waraturinze muri iyi minsi itambutse, kandi twizeye yuko ugiye no gukomeza kuturinda kubw'imbaraga z'umwuka wawe wera ugiye kuriherekeza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.